ubwato ariko se bari abakinnyi ndo ingabo zagiye ziribwa abantu boherezaga basha kurya amafaranga. Ngewe rero ibyo nabivuga umuntu akajya hariya ngo hari abantu ngo baza ngo bakapfa kuvuga ibintu ngo batazi ngo byiki ngo amakuru ngo bazana ngo ni amakuru yo mu muhanda. Umupira twawubayemo twebwe turawuzi, nabo bose bavuga nabo banyamakuru bawe waguze ushyira mu ndege kugira ngo baze gukavaringa ibyo mwakoze aho ngaho. Adashobora kuza ngo abivuge, adashobora kuza ngo avuge ibyo bintu mukorera hariya ku myitozo murira inkoko imbere y'iki. ibyo numvise ari agashya. Imyitozo irarangira abakinnyi bajya kunywa ibyayi ugasanga abantu b'abayobozi barajya kurwanira icyayi n'abakinnyi. ngo iki Ibyo se ngendeke kubivuga kuva igihe twaboneye ubuyobozi bwa APR nta n'umuyobozi n'umwe wegeze ajya kurwanira inkoko hariya cyangwa ngo ararwanira ibyayi. Abantu wagira ngo ntibarya. Rero ibyo ntabwo nzatinya kubivuga my friend, ibyo sinzatinya. Abakinnyi babambuye icyubahiro niko navuga. Urumva umukinnyi w'umunyarwanda baramukanga batayura yafata cyangwa uyafata. Reba bari abakinnyi baguze ngo ba Forodwari ni bari ba Forodwari nabandi miliyoni 30 bagakuraho babahaye urusenda andi yose baratwara. N'uyu mwana avuye muri Rayon wateye penalty akayitera mu kirere Arsene. Ibyo byose se turabiyobewe. Ikipe yabaye akazu k'abantu n'akazu ugiye kureba ibyo bapfana byose mbikubwiye urabikeneye. Uzi ko Mukasa ni nyirarume wande wa perezida wa ekipe. Ibyo ntabwo wari ubizi. Mubwire ibi uriya mugabo wundi ugura abakinnyi uyu yitwa umaze iminsi ngoro kwita mbwira uyu wundi uyisenye se uriya ngo ni inshuti ye barabanye yagurishaga amabuye y'agaciro. Ubu niyo waje niwe ugenda akanegosiya ifaranga nyine rigapasuriwa rikajya hariya. Urumva hari n'abandi wenda we nuza uyu Mutaramu Shey we ngo baribaniye i Burundi yari inshuti ye nawe ubwarahunika. Ni ukuvuga ngo we bari abantu bose ubona. Abandi rero n'abanyamakuru yaguze bari abahanta birirwa bavuga ibintu biri aho ngaho. Bari bafite ubwoba bazi ko azamo izabakuramo bajya kuza bahimbaga ibintu by'amarozi ngo azamu ngo yaroze ngo irogera muri esi wo kabyara wa Axel. Ese ukuntu uyizi umuntu wajya gufungura ese akajya gushyiramo uburozi ngo bahumeka n'uwe. Tekereza icyo kintu. Ikipe yabayemo bari abakinnyi baragowe nuko batavuga babuze umuntu babwira ibintu. Ni nayo mpamvu mvuze ndabashimira kuko bitanze barenga ibyo byose. Urumva birukanye abakinnyi bose ntibashaka abakinnyi bakina. Aya makuru baraje kubera abakinnyi babo baguze kugira ngo barebe ukuntu babakinisha kuko izo njyawuro bagiye banaryamo banabizeza ko abakinnyi bazajya mu kibuga. Ubu nicyo kibazo gihari. aya makuru ni mashya ariko bafasha bitwa baka barirukana bafata. Reba ikibazo nawe kwanga umuntu bita Omborenga ukanga kumusinyisha ku buryo abantu bakubiswe na Bomboze baravuga ariko se Omborenga ni ukubera iki? Urumva ariko nicyo kibazo cy'abanyarwanda cyo kwaryamo injyawo. Abakinnyi bose amafaranga baguzwe. Reba bari abakinnyi ba Yanga urebe bari abaziziki urebe ba Pacome ugiye kureba amafaranga baguzwe wasanga abakinnyi bose badakandagira no mu kibuga twaguze abenshi barushana amafaranga. Ikipe yabaye injyawo niyo kurya gusabirirwa birira amafaranga barangiza bakabeshya. Ibintu byose byari bihari. Reba imyenda ugiye kureba injyawo yaririwe mu myenda n'amagezi. Ibyo byose ndabizi nshatse nakubitari imibare abantu bagakwira imishwaro. Ibyo se turabiyobewe. GPS zaguzwe hari hasanzwe hari GPS zari zihari banga kuzikoresha batumiza izindi ngo ibihumbi 25 by'amadolari. GPS igura ibihumbi 25 by'amadolari zavuye nizahe iza mbere ko zari zihari adiri yakoreshaga kari kode gusa kwishyura bakongera ukazikoresha. Urumva ubwo bwino ko ukomeye ibintu ntabwo ndusha gukina. Bariya ngo baguzwe amafaranga ubwato bari abakinnyi ndo zagiye ziribwa abantu boherezaga basha kurya amafaranga. Ngewe rero ibyo nabivuga umuntu akajya hariya ngo hari abantu ngo baza ngo bakapfa kuvuga ibintu ngo batazi ngo byiki ngo amakuru ngo bazana ngo ni amakuru yo mu muhanda. Umupira twawubayemo twebwe turawuzi, nabo bose bavuga nabo banyamakuru bawe waguze
ushyira mu ndege kugira ngo baze gukavaringa ibyo mwakoze aho ngaho, adashobora kuza ngo abivuge, adashobora kuza ngo avuge ibyo bintu mukorera hariya ku myitozo murira inkoko imbere y'iki. ibyo numvise ari agashya. Imyitozo irarangira abakinnyi bajya kunywa ibyayi ugasanga abantu b'abayobozi barajya kurwanira icyayi n'abakinnyi. Tungu iki? Ibyo se ngendeke kubivuga. Kuva igihe twaboneye ubuyobozi bwa APR nta n'umuyobozi n'umwe wegeze ajya kurwanira inkoko hariya cyangwa ngo ararwanira ibyayi. Abantu wagira ngo ntibarya. Rero ibyo ntabwo nzatinya kubivuga my friend. Ibyo tuzatinya. Abakinnyi babambuye icyubahiro niko navuga. Urumva? Umukinnyi w'umunyarwanda baramukanga batayura yafata cyangwa ari uyafata. Reba bari abakinnyi baguze ngo ba Forodwari ni bari ba Forodwari nabandi. Miliyoni 30 bagakuraho babahaye urusenda andi yose baratwara. N'uyu mwana avuye muri Rayon wateye penalty akagira mu kirere. Arsene. Yeah. Ibyo byose se turabiyobewe. Ikipe yabaye akazu k'abantu n'akazu. Ugiye kureba ibyo bapfana byose mbikubwire. Urabikeneye. Uzi ko Mukasa ni nyirarume. Wande? Wa perezida wa ekipe. Ibyo ntabwo wari ubizi. Mubwire ibindi. Uriya mugabo wundi ugura abakinnyi yitwa nde umaze iminsi ngoro kwita. Mbwire uyu wundi uyisenye uriya ngo ni inshuti ye barabanye yagurishaga amabuye y'agaciro. Ubu niyo waje niwe ugenda akanegosiya ifaranga nyine rigapasuriwa rikajya hari. Urumva? Hari n'abandi. Wenda we nuza uyu Mutaramu Shey we ngo baribaniye Burundi hari inshuti ye. Nawe ubwaraho nukuvuga ngo we bari abantu bose ubona. Abandi rero n'abanyamakuru yaguze bari abahanta birirwa bavuga ibintu biri aho ngaho bari bafite ubwoba bazi ko azamo izabakuramo bajya kuza bahimbaga ibintu by'amarozi ngo azamo ngo yaroze ngirogera muri esi wo kabyara wa Axel ukuntu uyizi umuntu wajya gufungura ese akajya gushyiramo uburozi ngo bahumeka n'uwe. Tekereza icyo kintu. Ikipe yabayemo bari abakinnyi baragowe nuko batavuga babuze umuntu babwira ibintu. Ni nayo mpamvu mvuze ndabashimira kuko bitanze barenga ibyo byose. Urumva? Birukanye abakinnyi bose ntibashaka abakinnyi bakina. Aya makuru baraje kubera abakinnyi babo baguze kugira ngo barebe ukuntu babakinisha. Kuko izo njyawuro bagiye banaryamo banabizeza ko abakinnyi bazajya mu kibuga. Ubu nicyo kibazo gihari. Aya makuru ni mashya ariko. Bafasha bitwa bakabarirukana bafata reba ikibazo nawe kwanga umuntu bita Omborenga ukanga kumusinyisha ku buryo abantu bakubiswe na Bomboza baravuga ariko se Omborenga ni ukubera iki. Urumva ariko nicyo kibazo cy'abanyarwanda cyo kwarya minjyawo